Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda, turi mu gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwa kane 2025. Birumvikana, turi ku munsi wo kuwa gatanu. Urumva ukuntu ibintu bijyanye. Yes, birumvikana n'amakuru tugarutsemo rero bwana Karimba Aimable nanakwakiriye ariko di. Yes, nanjye nakwakiriye bwana Moses kandi urakoze cyane. Mbona no kubanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikirana hano kuri Dunia Nikote TV. Nago iyi mbeho urimo urayumva ko ndeba utifubitse. Njyewe ubundi morana. No kuvuga ngo njyewe nagerageje gushyiramo akantu k'agashati kugira ngo nyine amaboko nyine nse nk'uyapfutse ariko nyine hanze bwana Moses mbona njye nanifubitse. Ntukagira ngo nimbeho nyine ni bya bindi ngo ni style. Yes, birumvikana n'amakuru no arebana n'umutekano politike tugiye kuba tugarukamo na diplomasi ngira mu gihugu cy'u Burundi. Wamaze kubona ko ibintu byamaze kwa ibindi amasasu menshi cyane. Ibintu bikomeje kuzamba umugana wa mugabo. Ibintu bikomeje kuzamba amasasu menshi cyane mu bice bya bitandukanye by'umwihariko arimo aravuga ndetse tugiye kwabwira n'ibice byabe hari igice cyaberemo imirwano igihe cy'isaha n'iminota igera kuri 5 ariko nta masasu yavugaga akongera agahita ahagarara ngira ngo yenda turaje tubibagezeho ariko mbere na mbere barabiza abantu banza kubasuhuza ntabwo ushobora kwinjira mu makuru utari wasuhuza abantu utari wanayifuriza igitondo cyiza di yaba ari ikibazo gikomeye mbere na mbere ariko di umuntu bita Mutiganda jihad rwose ukomera cyane ni Mutiganda ni Mutiganda hari akampara rwose Mutiganda jihad ari Kampala kabisa ni umutaramu ukunda kudukurikira cyane Mutiganda rwose hari hose turagusuje kandi tunagwaye ikaze umve ko wageze mu rugo barahari bari za Djibouti barahari bari mu bice bigiye bitandukanye muri Afrika bari Zanzibar bari muri Tanzania yego bari hano Kenya Tanzania ubwo hose na Zanzibar nyine ngo twagiye bivugiramo bari hano South Africa Malawi Zambia babere hano mu Burundi Congo ariko mu Burundi by'umwihariko baba bari muri Coline Munanira muri Coline Kinazi muri Coline Tongo muri Coline Kinigi muri Coline Mulangala muri Coline Mujejuru baba bari Bujumbura ndetse na Gitega ku mugabane w'Iburayi mbere kugira ngo twinjiye mu makuru ndahago hariye usuhuzeho na ba Retodi Richard muri Aziya ari muri Aziya ahubwo reka bariho mera niba wamuvuze reka mbanze nsuhuza inshuti magara rwose Recho ndagushuhuje aho ngaho muri Omani ba amuza bari Qatar rwose ajya mbwira atari koko nshaka ko uza hano Qatar ibyo bintu byawe by'amakuru ndamubwira nti ahantu ntazajya kuri mikoro yego ntumva sintuje simberewe neza reka kugenda reka mbanze ibintu mbitekerezaho neza nzakubwira yego ubwo tunavuga no kubwira n'abakunzi bacu yuko studio binashoboka ko twazimurira Qatar cyane ni ibintu byoroshye cyane kuba twazimurira Qatar abakunzi bacu rero badukurikirana bari mu Bushinwa ubwo ndacyaye muri Aziya mu Buhinde mu bice bitandukanye turajya ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza bariyo benshi mu Faransa bariyo mu Bubiligi bariyo mu Budage bariyo Australia bariyo mu bihugu nka Belgique bariyo ndetse n'ahandi hatandukanye turabasuhuje kandi tubifurije kumererwa neza nibakomeze bagire amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yabo Leta z'Ubumwe za Amerika muri leta zitandukanye twongeye kubifuriza kumererwa neza bwana Moses. Yes, birumvikana rero n'amakuru tugarutsemo muri ano masaha y'itondo dore yuko ngiye tayari ubu namaze kuba rwose cyuha ninjira mu cyitwa amakuru amasasu menshi ibyitwa bya Nyamugigima iyitwa imiripuko abantu b'Imana ahitwa mu Kibira abenshi bavuze bati ni imyitozo yongeye gukara ndetse iyi myitozo ikaba irimo FDL nyinshi na bazalendo baturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabizi ibyo bya Evariste Ndayishimiye na FDL nagaho kwinjiza ku kandi no kuvanga rero amakuru mfite bwana Karimba Aimable atayiho ivumbi nuko iyeta y'imyitozo kamanze nicare neza di nabonye nawe mu kanya wicaye neza ndavati nanjye bigenanye n'imiripuko dufite reka mbanze nicare neza kugira ngo ibintu nze kubyinjiramo gatanu kwikagenzi kako no kuvanga aha Kibira ariko di
yes kubera amakuru dufite muri ano masaha mu gitondo nari mbyinjiyemo ubwo turaza kugaruka kibira tubabwira uko situwasiyo ihagaze Bujumbura hari amakuru ari kwaturuka hano ku kibuga cy'indege hongeye hafatirwa umuntu utazwi abo ngabo bafatwa buri munsi umuntu utazwi oya n'igihe banakubona wivugira ikinyarwanda ukabizira di hari igihe bakubona wivugira ikinyarwanda ukabizira ukaba wabizira yes aha naho hongeye hafatirwa umuntu utazwi gusa ibi bintu njye rero byo mu gihugu cy'u Burundi sinjya nanabyemera neza ubuzima bw'umuntu abyemera neza ni ukuvuga ngo umunsi umwe bafata umuntu bakajya kumva ngo ni Red Tabara undi munsi bagafata umuntu bakabata uko byagenda kose n'abasirikare ba M23 bari gukoresha umupaka wa Uvira oya hari nabo bajya babeshya ngo ni intasi z'u Rwanda abandi ati ni intasi z'u ariko ndibaza nti ubundi ibihugu urabona ku mupaka yenda reka turebere hano Rubavu Petite Barriere cyangwa se Grande no kuvuga ngo usanga u Rwanda ruri ku gice cyabo noneho ugasanga na M23 iri ku gice cyabo buri muntu arimo arakontorora umupaka ku ruhande rwe no kuvuga ngo ndibaza ukuntu igihugu cy'u Burundi umuntu ashobora guca ku mupaka urumva akinjira mu gihugu cy'u Burundi agafata umuhanda akagenda akagera Bujumbura ku kibuga cy'indege bose umutekano w'igihugu ubundi ubwo ubuhari biragoranye ni ukuvuga ngo yenda Bwana Kayamba Aimable reka ibi bintu duhita tunabyinjiramo ngira ngo nipfunyapfunyi tuzeka twinjira ahubwo mu makuru nyirizina tugaruka kuri ibi bintu nimba umuntu ashobora guturuka Uvira urumva cyangwa se agaturuka Bukavu akava Bukavu akaza ba Uvira yava Uvira akaza akinjira mu Burundi agahita areba mu mupaka ko agahita ava mu gice cyako akinjira mu Burundi akaza akazenguruka Burundi bwose no ku kibuga cy'indege ngo ba ubundi icyo gihugu cyagifite umutekano Bwana Moses gita bitinzeho umunsi nakubwira nako umunsi tutavugana nkubwiye ngiye mu Burundi n'ijyare kandi ngiye buri munsi ngiye mu Burundi kubera ko nzi ibibazo abanyarwanda dufitanye n'igihugu cy'u Burundi akenshi nigendera mu buryo bwa drogoche drowaci urumva ndacangacanganye kandi ndagenda iyo muri za Korine Munanira mu Jejuru ibyo bice bya Cibitoki mu Kirundo Bujumbura nta n'igice na kimwe nageramo ngewe nageramo none bwana nabishatse none urambwira nk'umuntu ugiyeyo ngewe namba nigiriye kwitarira amakuru yego nk'umuntu ugiyeyo afite iyindi gahunda yo guteza umutekano mukeya cyangwa se iyindi gahunda ifitanye isano na politike cyangwa ifitanye isano n'umutekano guteza umutekano mukeya yego uzi neza yuko ari ikintu yateguye kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ukuntu ngewe nzi umutekano waho ucunzwe ugira ngo ni ibintu bikomeye cyane ikibazo ndimo ndibaza ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo umenye ko iki gihugu umutekano wacyo ugererwa ku mashyi niko abanyarwanda Bwana Moses mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari hahandi ujya nko mu mudugudu cyangwa se ukajya nk'ahantu ukaba wenda wakodesha tuvuge nk'inzu cyangwa se ukaba wakodesha nk'icyumba kimwe muri hoteli ukahamara ngo hagire umuntu uza cyangwa se ugire umuntu uhura nawe mu muhanda ngo akwake ibyangombwa akubaze ngo urinde niyo hari ubikwatse ufitemo amafaranga 10,000 by'amarundi si amafaranga menshi yaba ari umupolisi byaba ari umusirikare uramubwira ati genda winywereye agasembo hari umuvandimwe wampaye amakuru arambwira ati habaye inama n'inama yari ikomeye cyane yari yitabiriwe n'abajenerali ndetse n'abakoroneli n'abariyetena koroneli ngo ni inama yigaga ku kijyanye no kongera abasirikare ku mipaka igihugu cy'u Burundi gihana nacyo imbibi noneho ngo iyo nama ngo ikaba ari inama ngo yagombaga ibyo byose kubirangiza ikabishyira ku murongo ariko amakuru mfite nuko iyi nama yari yitabiriwe n'uwo bita koroneli Aroni Ndayishimiye umwe wayoboye batora Kenatafoka M23 yakubitiye ahitwa ku Muremure ikamujyana muri Zarwa igakubita ikajyana za Bwiza igakubita
bakamujyana mu gihugu cy'u Burundi, bakamujyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Bamara kubijyana mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, nyuma bakaza gusanga nta bisazi arwaye, bakongera bakamukuramo bakamwohereza muri Sud Kivu. Yageraho ngo witwa makanika akamukanika koko, akamukanika kweli. Uyu nawe ngo yarari muri iyo nama. Noneho kujya buriya butaka bwa Kongo busa nkaho buri kumunanira, barimo baragira ngo bamuhe nk'igice cya hano za Uvira. Noneho bamubwira ati noneho kora cut-off mu mujyi wa Uvira, M23 tutayibona Burundi, cyangwa se tutayibona irimo iratuze. Bwana Moses, ibice byose bya Uvira ko tubizi, agace wenda kari hafi cyane n'umupaka, agace kitwa Sanje n'agace kitwa Remera. Yego, ni ibice bitangatanzwe n'iriya misozi ya za Shabunda muri ya misozi ya za Penikusu. Ni ibice bitangatanzwe na Mumosho, ni ibice bitangatanzwe na za Warungu, za Kitamwaruzi. Yego, iyo misozi yose aho Kitamwaruzi mubwiye muri Warungu M23 iriyo. Aho mubwiye Penikusu muri Shabunda n'ahari mu bice byahariya muri Mumosho, ubwo urumva ni hafi ya za Kamanyora, aho ngaho M23 iriyo. Urumva ni ukuvuga ngo Sanje ndetse na Remera M23 irasa naho iri kuhakontora. Ni nayo mpamvu wumva ko hari abasirikare b'Abarundi boherezwa muri Kongo, bamara kugera za Uvira muri ibyo bice byegereye za Sanje na za Remera, bamwe ngo bakaburirwa irengero. Ni amahirwe yabahaye yo kwinjira muri M23. Hari n'abasirikare bagiye bavuga yuko binjira muri M23, ariko bagasaba M23 yuko ibarekura bakibera abasivili. Nicyo mpamvu mubwira icyo gihugu gifite umutekano. Nta mutekano. No kuvuga ngo icyo gice wenda cyari ku mupaka. Ahangaha ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Niho hantu Abarundi buri munsi babadirisha abasirikare babazanye mu gitondo, bazanye saa 6 barabahindura. Ngubwo baba bafite n'ubuhe kubera mu gisirikare cy'u Burundi, kuko ari mu bwumvikane bukeya, baba bavuga bati hashobora kuza kubaho ikintu cy'uko igisirikare cyacu tutakizeye neza bitewe n'abasirikare runaka, bashobora kugambanira iki gisirikare cy'u Burundi, noneho tukaza no kwisanga ibintu bitubanye ibibazo. Kuko M23 yaje yabwiye igisirikare cy'u Burundi, bwira Felix Ndayishimiye, hangana n'ibyawe natwe duhangana n'ibyacu, iki gihugu turi kurwanira ni icyacu. Mu gihe ukomeje gusapotinga FRDC FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 yishe abaturage benshi mu gihugu cyacu cya Kongo, tuzihorera kandi nitwihora tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, nibwo bwoba ubona uwitwa Felix Ndayishimiye afite, nicyo kibazo ubona uwitwa Felix Ndayishimiye afite. Aravuga ati byanga bikunda ubu bwumvikane bukeya buri mu gisirikare cy'u Burundi, aya macakubiri nimitse mu gisirikare cyanjye, abo nzamura abo manura bitewe n'akarere cyangwa n'amoko bakomokamo, ibi bintu biraza kumbana ibibazo. Niyo mpamvu ari ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo mu bice byara muri Uvira. Yego, icyitwa kubadirisha buri segonda barabadirisha. Yes, birumvikana. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, gusa ikijyanye n'umutekano muke nituvuga yuko umutekano ntabwo uhagaze neza. Njya mbona Abarundi mu Burundi habamo ibintu ntamenye. Njya mbona Abarundi bajya bateresha udukomenti kuri urubuga rwacu, bakavuga ngo ibintu turi kuvuga ngo bya Bujumbura ngo tubihagazeho. Yego, nkavuga ariko nk'umuntu utinya kuvuga ngo ibintu ntabwo tubihagazeho, urumva. Ariko usanga nabo banyepolitike bashyigikiye Felix Ndayishimiye, usanga nabo basirikare bashyigikiye Felix Ndayishimiye babumvisha inkuru zacu, bakumva twakubise indani mu mutima twinjiyemo. Nta mikino, tuzavuga ukuri kandi tuzahagara ku kuri kwacu. Ibibera mu Burundi bitangira duhari, bizanarangira duhari. Dusenga Imana rwose imyivumbagatanyo ibi biri kuba mu gihugu cy'u Burundi bihagarare rwose. Uzi ikintu ngiye mbateze kugira ngo mubone umutekano muke uri muri icyo gihugu. Bafite amatora y'abadepite mu mwaka w'ibihumbi 2025 turimo, ni amatora y'abadepite. Mu mwaka w'ibihumbi 2027 ni amatora y'umukuru w'igihugu, Bwana Karemba Aimable. Nibigera mu mwaka w'ibihumbi 2027 mu matora igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura, uyu mugabo ngo ni General Nevo, batari bongera kumugerageza indi coup d'etat imwe,
oya azaba yanavuyeho kera kandi azavaho nawe ashobora no kuvaho ashobora kutavaho azavaho apfuye bwana Moses bizaba sibye nk'ibyankuru nziza ibyo ushatse kuvuga ko bizanga nk'ibyankuru nziza ibyo reka tubiceceke ntabwo aritwe tugena urupfu cyangwa se ntabwo aritwe tugena gusa ibizaba ku muntu ariko njyewe nshingiye ku bimenyetso mbona abanyepolitiki abamubeshya icyo nicyo nagira ngo usobanure dushingiye ku banyapolitiki bari indani muri CNDD FDD batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi nyamara bakaba barimo nawe arabizi ko barimo kuko abacungisha ijisho ndetse n'aba barimo ba Agathon Rwasa n'abo ba Bunyoni bari mu magereza nabo ni ibikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi abo bonyine ni bamwe mu bantu bashobora kuba bafata igihugu cy'u Burundi bakakigira gutya bakagisiba ku ikarita noneho bafatanyije n'abandi ababirigi bo baravuga ngo igihugu cy'u Burundi gisa n'ikitabaho niko ariko buriya barabibonye nyine sibo yahungiye hose neva niwe yahungiyeho nyuma y'uko ibintu bimukomeranye yararebye aravuga ati amafuti yanjye ngira buriya nindamuka naporotsinze abarusiya biraza gukomera naporotsinga leta zunze ubumwe za Amerika ibintu ntabwo biri bworohe ati buriya ububirigi kuko rwose butarimo buravugana neza n'igihugu cy'u Rwanda atereka bari ubwo nireferaho ariko mana y'isirijo buriya rero hari abantu batinya kugira Kongo buriya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda sinzi nimba abantu bajya babona jenoside bakorerwa hariya muri Kongo kugira ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda abari ku buhanga bw'ibyuma mudufashe umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma nadufashe yes no kuvuga ngo hari ukuntu abantu mujye mutwihangana hari ukuntu uri ahantu umuntu akabona ikintu kimusekeje agaseka kandi ntabwo ushobora guhagarika umuntu wishimye ahantu hari abantu ntaho byataraho iwacu mu gihugu cyacu dufite umutekano kandi ahantu hose tuba turi haba hari abantu no kuvuga ngo rero Bwana Kayemba Aimable ngira ngo tugiye kuvuga bwakira bugacya ni na byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa reka tunasoreza ahangaha yes urakoze cyane Bwana Moses